mbere bavuga ko bakeneyemo rutayizamu Tyaye. Rigani ngo biyemeje gutanga $60 by'amadolari kandi bihaye deadline ko bizagera kuri Noheli tariki 25 ayo mafaranga $60 by'amadolari byageze mu isanduku ya byogorora umwata kumwese n'abakinnyi bifuje bose araza kubijyamo ariko cyane cyane harimo nko kugura rutayizamu wakasa nibyo abareyo ku munsi w'ejo bagize inama abayobozi ba Rayon Sport birumvikana hari ubuyobozi bwa body ndetse bahuye n'abayobozi bo muri Rayon Sport FC birumvikana ni ibice bibiri rero hari igice kiyobowe na Muvunyi hakaba n'igice kiyobowe na Tadeyo ariko byose gahunda ni imwe byose ni uguhuza bagomba gushyira ikipe ya Rayon Sport ku rwego rwo hejuru baganira rero bagerageje kureba ku ngingo z'ingenzi navuga zikurikira iya mbere hari ukureba amafaranga ikipe ya Rayon Sport yabonye ndetse n'uburyo yakoreshejwe kuva ubuyobozi bwahabwa inshingano zo kubibara Rayon Sport bamuritse rero umutungo ekipe ifite bagaragaza ko amafaranga bakoreye kuri match ya APR ari $138 yo kwinjira ku muryango ndetse yabonetse $47 mu bafatanyabikorwa ariyo mafaranga yageze kuri konte ya Rayon Sport. Hanyuma baravuga bati twabashije guhemba amezi ashize ariko mu mafaranga Rayon Sport yahembye usibye $40 gusa nizo bakuye mu mafaranga bakuye kuri match ya APR bivuga ko ufashe $47 babonye mu mafatanyabikorwa ukazongera $138 zo ku muryango bigwa $185 wakoramo $40 zifashishijwe birumvikana mu guhemba abakinnyi muri abo mezi bari babarimo kuko ari n'andi mafaranga bari bagiye babona ahantu hatandukanye. Rayon Sport ifite $145 kuri konte. Rayon Sport ifite payroll irengaho gato $50 bagomba guhemba abakinnyi mbere yuko Noheli igera bivuga ko kuwa mbere no kwa kabiri abakinnyi ba Rayon n'abakozi ba Rayon bazahembwa. Muri izi $145 zihari bagomba guhita bafatamo hafi 52 bakabahemba ukwezi kumwe. Icyo bari bukore rero nuko niba bahemba urumva barasigarana $98. Baravuga ko izi $98 ngo ntago bari bishyura abakinnyi bamwe na bamwe ibirarane bya recruitment zabo. Ibirarane bya recruitment z'abakinnyi ba Rayon Sport bigera hafi kuri $80 zirenga. Bivuga ko muri izi $98 zisigaye barashaka gufatamo byibura nka $48 abakazijyana mu kwishyura abakinnyi ibirarane bya recruitment. Nabwo ntibabishyura yose babasabye ko ngo bazaganiriza umwe kuri umwe Prosperi Gacinya na Tadeyo no bahawe izo nshingano gusura abakinnyi umwe kuri umwe bafitiye ikirarane cya recruitment bakamwe ati amafaranga kuri wenda 20 yego none wafashe nk'aziri umufashe wenda 10 oya baragenda baha igice umuntu bahereza amafaranga yuzuye numwe nawe impamvu nuko atari menshi nk'ayabandi ni Basane Basane murimo $10,000 by'amadolari we bavuze ati aya ni make turayamuha ariko hari abandi babereyemo 20 hari abandi babereyemo 25 bavuze bati tugende tubaha igice Rayon Sport rero iravuga iti turi busigarane nka $50 gusa kuri konti none se ko tuzigaranye hafi $50 cyangwa se zituzuye neza turakora iki kiri butume ikipe yacu ibikomeye mu kwezi kwa mbere. Bavuze bati rero ntabwo turi bujye gukandisha akanyenyeri abafana muri rusange ngo tubwire abafana bose ngo dushyize akanyenyeri ngo mukanda akanyenyeri ngo kode ni oya. Bavuze bati cyo gukora ni iki ngiki twebwe icyo twakora nk'abayobozi ba ekipe dufite amikoro ahagije yego tukaba tuyoboye ikipe mu gihe bigaragara ko abantu batwizeye bavuga ko dufite amikoro reka duhere mu kuba babandebereho ku bwacu tuyateranye. Bavuze ko bakeneye $60 by'amadolari. $60 by'amadolari kwizigira ni amafaranga uyashyize mu manyarwanda kugira ngo nibyo byorohera abantu ni $84. Bavuze ngo dukeneye izi $84
zigomba kwiyongera ku mafaranga make yari busigare kuri recruitment z'abakinnyi kuko twabishyuye igice tukabasigaramo ikindi. Ayo mafaranga araba ari hejuru ya miliyoni zirenga 120. Izo miliyoni hafi 120 nizo tuzakoresha muri recruitment dushakamo abakinnyi 3 gusa. Ugiye kubara n'abakinnyi baba bafite buri mukinnyi agaciro ka miliyoni 40 z'amanyarwanda, ufasha hafi miliyoni 120, buri mukinnyi ubazemo abakinnyi byibura 3 yahagarara miliyoni 40. Izi miliyoni 84 rero umva uko bigiye kugenda kugira ngo ziboneke Ruvuyanga strategy bashyizeho. Uko twicaye hano nta muntu n'umwe udafite abareyo babakire b'inshuti ze, apana ibi byo gushakisha amafaranga make make. Wa muntu mubwira ngo dufite gahunda yo kugura abakinnyi kandi ntibigomba kurenza mu minsi 5, miliyoni 2, mpereza miliyoni 2, mpereza miliyoni 3, mpereza miliyoni 5 duteranye. Wenda Muvunyi arashyiraho wenda tuvuge 7, Tadeo wenda ashyiraho 5, Gacinya ashyiraho 5, Patrick wenda ashyiraho 3, Prosper wenda ashyiraho 4, undi bo hagati yabo wenda avuga ati twebwe tubonye miliyoni wenda 40 da. Bajye sasa mu bandi bare ba Ferdinand Manifa, bajye muri bari abagabo bandi batandukanye afite amikoro bakunda Reyo, bababwire bande batari bahari mu nama ariko bakire babareyo barazwi. Bare abakazungu Waingufu Jini n'abandi bareyo muzi mwese, mushiki wa Trampuri ya wa Great Hotel n'abandi bareyo se kwisi niba hari abitwa ba Bazire bamanuka no mu byiciro byo hasi. Aya ntabyo ibyiciro byo hasi n'abakire baraziranya bareyo ntibabura abakire muri bo. Ngo barazikusanya kandi umuntu uri bwikomitingi ngo agomba gutanga amafaranga bitarenze kuri Noheli 25 rwose. Kwa gatatu bagomba kuba bayatanze amafaranga bagomba kuba hari. Kuko uzi impamvu bihaye deadline itarenza kuri iyi tariki. Kuri Noheli kwa gatatu. Ni kwa gatatu. Ni kwa gatatu. Uzi impamvu bihaye iyo tariki Ruvuyanga. Baravuga ngo Gacinya tunguranya na Prosper no bari bahaye ibyo gushaka abakinnyi. Bababwiye ngo abakinnyi twaravuganye ibiganiro twarabirangije, abakinnyi barahari, hasigaye guterura amafaranga gusa kwishyura. Barashaka rero ko kusangwa bitarenze 25 kugira ngo nta guhagarara mu minsi mikuru mvu kuntu bakaniye batadeo na bamuvunye. Ngo ayo mafaranga naboneka ngo bakore payment mbere yo kumwaka urangira. Hanyuma niba mara kwishyura mbere yo kumwaka urangira, Mercato mu Rwanda ngo igifungura ngo hwa batangiye kuregistaringa abakinnyi. Rayon Sport ihita bashyira muri TMS, ihita yuzuza dosiye zabo, bahite baza muri Rayon Sport batangirane n'umwaka. Icyo gihe wibuka ko shampiyona yacu izaba iri gusubukurwa tugiye gukina ziriya match ebyiri zigaye ngo fazare irangire. Impamvu bashyizeho 25 z'ukwezi kwa 12 ni ukwera ko hazaba habura icyumweru kimwe kugira ngo men's professional registration period itangire. Ngo ni ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere. Uvuga ngo 25 amafaranga abe yabonetse twishyure muri 28 kuri 3 bahita bajya muri system bakora imyitozo babategurira retour, ariko by'umwihariko banategura match ngo byanga bikunda ikipe ikomeye mu karere ishobora kuba Yanga, Simba cyangwa indi ikomeye ngo igomba gukina na Rayon mbere yuko imikino ya cani itangira. Kuko rero iravuga iti ya periode yo kwitegura bahamagaramo abakinnyi b'amakipe y'ibiguzi ko babanze guhagarika amashampiyona. Tugomba kumanura ikipe ikomeye Kigali muri Stade Amahoro. Nta cyatuma twongera kuzuza Stade Amahoro tudafite abakinnyi b'abahanga bakomeye b'amazina bazwi, abareyozi ko bakunda abantu bashya. Niyo wabwira abareyo ati twaro Christian Rugaju havuga ati rwose muza tuzuye Stade turebe Rugaju. Kandi ati Rugaju yaje muri Murera, ati Rugaju agiye gukorana na Ngabo, abareyo bakunda amasura mashya. Ubwo rero niyo gahunda ihari muri Reyo, niyo nama bakoze yanagenze neza cyane. Ibindi ubwo no gutegereza tukareba iyo kipe ngo niyihe bazemeranya. Bari bavuze ko bakeneye imyanya rero tugana na Rayon Sport 3. Barashaka rutayizamu w'igikura nkota, barashaka umuwinga, sibyo nibyo ucarenjinga kuri ruhande rwa Irago Haji. Babona nyine ataragera kuri level bashaka cyane cyane urabyumva bita Maripangu Theodore yaboneje nawe ari muri abo ngabo, sibyo bakaba bakeneye n'umumediateri wa Kasamutwe nimero 6 solo. Ariko ikiruta byose nanone ngo bari banatumiye Sadati kuko ari muri board ya Rayon Sport. Sadati ngo yavuze yuko atabonetse ku mpamvu ze bwite.
ntabwo Sadati yakumiriwe kuza mu nama we yavuze ko atabonetse ku mpamvu ze bwite ariko birumvikana birahura na bya bintu rw'imikino reka tubyite umunsi dushimire cyane abaturage ba Nyagatare twabanye neza cyane dushimire cyane abaturage b'i Musanze n'abajene b'i Musanze muri rusange twabanye neza cyane dushimire kandi abatsinda rya tekinike twafatanyije ririmo engineer Emmanuel twitiranwa ahangaha ukunze kuba ari i Musanze hano ndetse na Isa Nigena twagendanye muri uru